ubwo rero turi kumwe na Yesu, turi kumwe n'Imana cyane. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rigaruka kuri biya bice bitatu badusomeye. Ijambo ry'Imana numvise ni ibice numvise birimo amagambo akomeye. Buri jambo ryose ryari rikwiriye kugira umwanya wihariye muremure kugira ngo turisesengure, turikure mu icyigisho gikomeye kandi gikwiriye. Ariko kubera ko igihe ari gitoya turayacamo yose, hanyuma tuzagira umwanya wo kuyuza twitonze. Duhere ku ijambo ari naryo nafashe nk'umujambo rikuru riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, aho ngaho twasomye nyine urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abaroma, ijambo ry'umutwe cyangwa se by'intego y'ubu butumwa riri ku murongo wa 9, ngo nicyo gituma tugira umwete wo kumunezeza iyo turi iwacu mu mubiri cyangwa tudahari. Tugire umwete wo kunezeza Imana. Iryo niryo jambo Imana ishaka ko tumenya muri, cyangwa se twigaho, cyangwa se dutekerezaho, tukarizirikana uyu munsi n'iminsi igiye gukurikiraho. Tugire umwete wo kunezeza Imana. Yakomeje avuga impamvu ku murongo wa 10, kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari ibyiza cyangwa ibibi. Hari impamvu ituma dukwiriye kugira umwete wo kunezeza Imana. Impamvu ikwiriye ituma dukomba kugira uwo mwete, n'utari ubifite muri we abimenye kugira ngo agire uwo mwete, nuko hirya y'ubu buzima hari urubanza. Hirya y'ubu buzima umuntu wese azabazwa ibikwiriye ibyo yakoze. Azajya imbere y'intebe y'imanza y'Imana, agaragarize imirimo ye, abazwe ibyo yagombaga gukora n'ibyo yakoze. Ibyo byose rero kubera ko bizabaho kandi yabivuze ntiyibeshya, biraduhatira kuko tukiri hano tukifitemo umwanya, dukwiriye kugira umwete wo kunezeza Imana. Kunezeza Imana ni ikintu kidukwiriye. Nagiye nca hirya no hino mu ijambo ry'Imana, ndiho ndeba abantu Imana yatangiye ubuhamya, igatanga ubuhamya ivuga ngo ndagushima wa muntu kanaka we kubera ko wanejeje. Nta kintu cyiza kibaho nko kumva Imana ikubwira ngo waranejeje, ndagushima kubera kunezeza. Nagiye mu gitabo cy'Itangiriro, cyangwa se duhere no muri Matayo tutarajya kure. Muri Matayo Imana yabanje kunezerezwa n'umwana wayo Yesu Kristo. Matayo igice cya 3 umurongo wa 17. Matayo igice cya 3 umurongo wa 17, Imana iravuga ngo maze ijwi rivugira mu ijuru riti, ngo uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Birumvikana ni Yesu. Ku ruhande rumwe ni Imana, ku rundi ruhande ni umuntu, ariko kubera ko yaraje mu bantu kandi azanywe no kugira ngo agaragaze kamere y'Imana mu bantu, Imana yamutangiye ubuhamya ngo ni umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Icyama natwe tukazumva rimwe Imana itubwira ngo umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira, uri umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Abandi nanone Imana yatangiye ubuhamya. Twumva uwitwa Yobu mu gitabo cya Yobu igice cya 1 umurongo wa 8. Mu gitabo cya Yobu igice cya 1 umurongo wa 8,
Uwiteka yaganiraga na Satani, birantangaza ukuntu Uwiteka aganira na Satani. Nge numvaga bitagombaga kubaho, ariko bibaho. Ibyo ngibyo tubyihorere ntitubitindeho, ntabwo nabaha igisubizo, muzakibaza Imana nimugera imbere yayo. Uwiteka arongera abaza Satani ati, mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi. Imana iratanga ubuhamya, iratanga ubuhamya bw'umuntu wayo witwa Yobu. Na Satani ujya ushuka abantu, aramugeraho bikamuyobera, byaramuyobeye nawe. Ariko icyo nashatse kugenderera ni ukuntu Imana itangira ubuhamya umugabo witwa Yobu, ikavuga ngo wamubonye ukuntu ari umukiranutsi, ukuntu ari intungane, ukuntu yirinda ibibi mu buzima bwe. Imana iragendagenda hirya no hino aho tuba, iragendagenda hirya no hino aho dukorera imirimo, irabana natwe mu rugo, iri kumwe natwe n'uyu mwanya turi ahangaha muri uru rusengero. Imana iri kumwe natwe, ariko iragenda iriho ireba gutungana kwacu, iriho ireba gukiranuka kwacu, iriho ireba kwirinda kwacu. Wampa ngo Imana nanjye ntangira ubuhamya, wampa ngo uzumve nawe mu buryo bwawe Imana iriho gutangira ubuhamya, ikavuga ngo wabonye umugaragu wanjye kanaka, ikakuvuga mu izina, ukuntu akiranuka mu byo avuga, ukuntu akiranuka mu byo akora, ukuntu akiranuka aho agenda, ukuntu aba akiranutse mu rugo rwe, ukuntu yirinda ikintu cyose kibi. Imana idufashe tuba abakiranutsi kandi twirinde, kugira ngo Imana ikomeze kudutangira ubuhamya natwe. Abaheburayo igice cya 11, mu Baheburayo igice cya 11, hano kantu kari kagiye kungusha, reka nkabise, kararegetse, gasa n'akaregetse, kari kagiye kuntura hasi kandi ni umusaza. Abaheburayo igice cya 11, merci beaucoup, 11 umurongo wa 6. Hari undi muntu nanone Imana yatangiye ubuhamya. Ndashaka kugira ngo mwumve izi ngero z'abantu Imana itangira ubuhamya, kugira ngo natwe tubyifuze. Wifuze rwose ko Imana igutangira ubuhamya. Atangira hagira ati, ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho, ikagororera bishaka. Kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana. Duhere kuri 5. Kwizera niko kwatumye Enoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyaboneka, kuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. No Enoki, ibya Enoki, amakuru ya Enoki muzayasoma mu Itangiriro, ariko hano nashatse gukurikiranira ijambo rivuga ngo yanejeje Imana. Imana yaramwimuye, kandi impamvu Imana yamwimuye akagenda adapfuye, akajya mu ijuru adapfuye, nuko yanejeje Imana. Imana idufashe tuyinezeze. Ni isengesho ndiho nsabira buri muntu wese wumvira ijambo, wagize umugisha wo kuboneka imbere y'Imana uyu munsi, ngo Imana igufashe mu byo ukora, ukomeze unezeze Imana, mu byo utekereza ukomeze unezeze Imana, mu byo wibwira mu mutima wawe ukomeze unezeze Imana. Maze igihe kimwe nibiba ngombwa, Imana izagutangira ubuhamya mu baturanyi bawe, Imana izagutangira ubuhamya mu rugo rw'iwawe, Imana izagutangira ubuhamya mu iteraniro nk'iri ngiri, Imana izagutangira ubuhamya. Turifuza ko kumva ubuhamya bw'Imana idutangira. Hanyuma noneho mu Itangiriro igice cya 7, hari undi muntu Imana yatangiye ubuhamya, ubanza ngiye kuba ingero nyinshi ariko ntacyo bitwaye. Bitubona icyo gicu cy'abahamya bangana batyo, natwe bidutere kugira umwete wo gushaka kunezeza Imana. Murongo mu gice cya 7,
umurongo wa mbere, Uwiteka abwira Nowa ati, injira mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Injira mu nkuge n'abo mu rugo rwawe bose, kuko ari wowe nabonye ukiranuka. Imana iragenda ireba, iranyura hirya no hino, iraca mu bantu benshi batandukanye, ikabona imirimo itandukanye abantu barimo bakora. Hari abakora ibikorwa rimwe na rimwe bakagira ngo Imana ntibibona. Imana irabibona. Hari ababikorera mu mwijima bakagira ngo Imana nayo ikeneye umucyo. Imana irareba. Kera hari abantu bajyaga bibwira ngo Imana ntibona. Hari abantu bajijwa, abarokore bajya bajijwa. Abarokore kera tukiri biri iwacu aho dukomoka, bigeze kutubwira abamwe bo mu mujyi twegeranye witwa Butare, ngo bashatse gusambana, noneho bajya mu kirokore cyane, baravuga ngo Imana ntikunda ibintu byo mu mwijima, bambe ibintu byo mu mwijima, ngo none tugiye kubikorera mu mucyo. Bacana itara. Ariko icyaha bari bagiye gukora n'ikinyuma, Imana ireba ibyo ngibyo biri mu mutima, kandi n'uwo mucyo ni umucyo wabo, ntabwo ari umucyo w'Imana. Aho ngaho Imana irahari. Nta hantu Imana utayisanga, haba ari ku mucyo w'izuba, haba ari no mu mwijima, ngo bajya kwiba mu mwijima kubera ko batinya umucyo w'Imana. Ariko no mu mwijima Imana irakureba. Ntawe Imana itakureba, ntawe Imana itareba. Imana ireba ahantu hose. Yarebera ahantu hose. Muri kiriya gihe isanga umuntu ukiranuka, isanga umuntu yibereye, isanga umuntu yinezeza. Ni uwo nguwo nyine iramubwira ngo ngwino nkurokore. Turakorera kuzarangiza urugendo, kandi tuzarurangiza tujya aho Yesu ari. Ubwo Yesu azaza kureba abasa nawe, abakoze neza, abagenda nkawe, azakubwira ngo iki? Yesu azavuga ngo ngwino mugaragu wanjye, ngwino unyegere mugaragu wanjye, ngwino nkurokore. Uyu ni umunsi rero kubitekerezaho, kandi no gukora ibikwiriye bihwanye nabyo, kugira ngo Imana ikugirire neza. Nk'uko Imana itangira ubuhamya, abantu bayo bitonde, kavuga ngo nejejwe n'umugaragu wanjye kanaka. Nta shyano ribaho ribi nko kumva Imana yicuza ko yakuremye. Nta shyano ribaho ribi nko kumva Imana yicuza ko yakumenye. Imana rero yigeze kwicuza. Nimusoma mu gitabo cyo mu Itangiriro, nanone hafi yaho twari turi mu gice cya 6, Imana yicujije impamvu yaremye abantu bayo. 6:7, mu gice cya 6 umurongo wa 6 n'uwa 7, haragira ati, Uwiteka yicuza ko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Hanyuma umurongo wa 7 hajya guhera, kuko nicujije yuko nabaremye, cyangwa se nabiremye. Kugeza aho Imana yicuza. Imana ikicuza ngo ndicuza impamvu naremye aba bantu. Mu gice badusomeye cya mbere, badusomeye inkuru y'umugabo witwa Sawuli, iherezo rya Sawuli. Sawuli yabaye umwami w'Abisirayeli. Sawuli atangira umurimo neza, ari umuntu wimitswe nk'uko abandi bose bimikwa, arakora, ariko ageze ku iherezo arangije nabi cyane. Mwabisomye ku murongo wa 8, amarayo iminsi 7. Oya, ntabwo ariko nabona soma 16 nagiye hatari mu mbabarire. 16 niho twasomye. Ku murongo wa 35 mu gice 15 haruguru, ngo kandi Uwiteka aricuza ko yimitse Sawuli akaba umwami wa Isirayeli. Uwiteka aricuza ko yimitse Sawuli. Mutekereze kugeza aho Imana yicuza impamvu yagushyize muri uwo mwanya. Hari ahantu Imana yagushyize ngo ubukorera muri kino gihe cya none.
hari ahantu Imana yagutoranije, iragutoranya, iravuga ngo wowe kanaka ndakujyanye, ngushyize ahangaha, ni mu biro ukoreramwo, ni mu rugo rwawe, ni mu bucuruzi kuri ya mezi iyi n'iyi, ni mu iteraniro nk'uku nguku turi mu iteraniro hano, ni mu buyobozi nk'uku dufite umuyobozi hano, cyangwa se muri korari nk'uku dufite amakorari yombi ari hano. Aho hantu Imana yagukize, yahagushyiriye kugira ngo hakorere imirimo yo kuyinezeza. Imana ikagenda ireba ibyo uriho ukora, ikurikirana buri munsi ikora, ikurikirana buri munsi. Uko Imana iriho ikurikirana, igenda itanga amanota, igiye gushyiraho amanota yuzuye, isanga buri munsi y'igipimo gikwiriye, iricuza. Nicujije impamvu nahashyize uriya muntu, nicujije impamvu kanaka ari uri ahangaha, nicujije impamvu uyu nguyu ari we wagiye muri uyu mwanya, nicujije impamvu. Imana yicuza. Nta kintu kibi nko kubona Imana yicuza kuriho. Nicujije impamvu nabaremye, nicujije impamvu bakora ahangaha naha, nicujije impamvu nabaretse bikamera nk'uko bimeze. Imana idufashe, Imana igufashe, nanjye Imana imfashe, ntituzageraho Imana yicuza impamvu turiho tukayinanira. Abantu bashobora kugenda bakananira n'Imana, bakananira ababyeyi, abana bakananira ababyeyi, abana bakananira ababyeyi, bakananira na hagati yabo, ababyeyi bakananira abayobozi babayobora, umuntu akananira abandi, akaba icyihebe, maze muri ubwo bwihebe bwiwe akinanira nawe ubwe, akananira n'Imana. Iyo bigeze aho ngaho rero, Imana itangiye kwicuza ngo ndicuza impamvu naremye uriya muntu, namushyize aha n'aha, namuhaye ibyo nagombaga kumuha byose, namuhaye imigisha nagombaga kumuha yose, ariko nimurebe ukuntu ayikoresheje. Imana iguhaye umugisha, iguhaye ibyo kurya n'ibyo gutunga n'ibindi byose, ariko iriho ireba uko uriho ubibamwo, uko biguhinduye mubi, aho kugira ngo wowe ubikoreshe imirimo inezeza Imana, biragukoresha imirimo ituma Imana yicuza. Imana ifata icyemezo gikomeye cyane. Iyo Imana yageze ahantu itangiye kwicuza, hakurikiraho icyemezo gikomeye. Icyemezo gikomeye cyabaye kuri Nowa, nuko isi yararimo yarimbutse. Mu gihe cya Nowa nuko isi yarimo yarimbutse, hanyuma Nowa wenyine akaba ari urokokamo. Icyemezo gikomeye kuri uyu mwami Sawuli ni iki ngiki yabwiye Samweli, aho twasomye ngo bukeye Uwiteka abaza Samweli ati, uzageza he kuririra Sawuli, kandi nanze ko aba umwami wa Isirayeli? Uzuza ihembe ryawe amavuta ngo utume kuri Yesayi w'i Betelehemu, kuko niboneye umwami mu bahungu be. Iyo Imana yageze aho yicuza, wa muntu yabaye yananiranye, yinaniye nawe ubwe, yanze guhinduka. Umuntu arananirana akanga guhinduka, ariko amaherezo ni ukurimbuka. Mbere yo kurimbuka, Imana irabanza ifate icyemezo, inagukure muri wa mwanya yagushyizemo, inakwambure ya migisha yaguhaye, igushyire mu mwanya ukwiriye, kubera ko utanejeje Imana. Kunezeza Imana rero tubifitiyemo inyungu. Unezeza Imana nayo ikakunezererwa. Tusoma muri Yesaya ngo kubera ko wambereye inkoramutima, kubera ko wambereye inkoramutima, nanjye natanga n'ingabo zose zigapfa kubera wowe, nakora ibishoboka byose kubera wowe. Iyo uriho unezeza Imana, Imana imara kunezerwa, ikamwenyura, yaseka, yagusekera, ukabona umugisha wifuzaga kubona. Ariko iyo utariho unezeza Imana, kugeraho Imana yicuza, igikurikiraho ni ibi ngibi, uragawa. Kandi washimwe ninde? Ashimwe uriya mwana, kandi agiye mu mwanya uwo nguwo wagawe. Wanezeza Imana ute? Unezeza Imana turabyumvise, ariko wayinezeza ute? Unezeza Imana kwa mbere, duhereye kuri izi ngero twasomye, mu bice twasomye, ni nazo ngumaho yenda ntagende mu bindi, ariko Sawuli kose yakoze ni ukutumvira. Kutanezeza Imana kwa Sawuli ni ukutumvira. Imana yabwiye Sawuli ibyo agomba gukora. Hari ibyo ugomba gukora. Uhawe misiyo, uhawe ubutumwa, uhawe inshingano. Uri mu nshingano z'iby'Imana yakubwiye kuyikorera.
muri izo nshingano z'iby'Imana yakubwiye kuyikorera, kuzazuzuza kwawe nibyo bizatuma Imana ikunezererwa. Kutazuzuza kwawe yenda Imana ikazakwihanangiriza rimwe kabiri gatatu, ukanga ntuzuzuze, nibyo bigiye gutuma Imana itakwishimira ikakugayikana kukura muri uwo mwanya. Imana rero yashimye yishimira abantu bayumvira. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana litubwira ngo nimukurikize urugero rwa Yesu. Mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 6:38, Yesu aravuga ngo sinazanywe no gukora ibyo nishakiye, nazanywe no gukora ibyo Data ashaka. Gukora kunezeza Imana ni ugukora ibyo Imana ishaka. Paulo nawe yandikira Abatesalonike cyangwa se Abefeso 5:10, yarababwiye ngo mugerageze uko mushoboye kose mumenye ibyo Imana ishaka. Kumenya ibyo Imana ishaka ukaba ari ibyo ukora gusa, ibindi bitari ibyo ngibyo bitanezeza Imana ukabyihorera, uba uriho unezeza Imana mu mibereho yawe. Kandi ibyo ntabwo bitugoye rwose. Yaduhaye umutima nta mutuyobora, yaduhaye mwuka wera utuyobora, yaduhaye ubwenge butekereza, yaduhaye amategeko dukurikiza. Iyo byakomeye duhabwa n'amategeko. Ibyo ntabwo bikomeye kubyumva. Ibyo Imana ishaka ni ibihe? Ni ibyo bikwiriye kandi bitunganye. Ibyo uzumva umutima wawe uguciraho ukubwira ngo ibyo sibyo, ibyo sibyo, ibyo sibyo, byirinde si iby'Imana ishaka. Ibyo uzumva binyuranye n'ijambo ry'Imana, byirinde si iby'Imana ishaka. Ibyo uzumva binyuranye n'amategeko twahawe, byirinde si iby'Imana ishaka. Iyo ukora iby'Imana bidashakwa n'Imana, uba uriho ubabaza Imana. Kwica gahunda n'ibintu nk'ibyo ngibyo byo kutumvira ni ikosa rikomeye cyane. Imana ntabwo inezeza. Ukundi kuntu umuntu atumvira Imana nanone, cyangwa se Imana atanezeza Imana bambe, ni ukutagaragara ukuri, kwifata uko utari, kwiyoberanya, kwishushanya, kuba nk'umufarisayo. Abafarisayo Yesu yarabihase, kandi abarokore bajya babita abafarisayo. Naze kuvuga ngo bajya batwita kuko yewe numva ntashaka kuba umufarisayo, ariko hari abita abarokore abafarisayo. Nukuri bakavuga bati kanaka, bati mwebwe abarokore muri abafarisayo. Umufarisayo ni umuntu umeze gute? Umufarisayo iyo bavuze ngo kanaka no umufarisayo, washaka kuvuga ngo ni indyarya. Ni umuntu ukubwira ngo ni mwiza mu magambo, ariko mu bikorwa bye bikanyurana n'ibyo avuga. Uwo ni umufarisayo. Umufarisayo ni umuntu Yesu yamuvuzeho aravuga ngo inyuma agaragara nk'ikibindi basize ingwa yera, ariko imbere harimo ibintu binuka, ari umupfu. Inyuma musa neza, ariko imbere muri abapfu. Bariya abahungu ba Yesayi twasomye, ba Shamu, ba Abinadabu n'abandi, baraza ukabona mu gihagararo bateye neza, ukabona bahagaze neza, barasa neza, imvugo ni nziza, igihagararo ni cyiza, uburanga ni bwose. Nahari yenda ugiye no gutora umutegetsi niwo watoranya. Kera twajyaga dutora abategetsi tukareba uko bangana. Ndibukaraho nakoraga, haza umuntu w'umushyitsi wiviriye i Kigali, arahaza. Uwatuyoboraga yari umuntu muto cyane, yari umuzungukazi muto cyane. Uwo muntu we yari munini. Wa muntu rero wubundi uje muri icyo kigo ahera kuri wa mushyitsi, aramuramutse ngo nyakubahwa diregiteri muri aho. Abari wagira diregiteri kubera ko yarahagaze nyine afite ikimero kimeze nk'icy'umudiregiteri. Wa muzungukazi arasekara kuko yabonye abyishe kandi yayobye. Niko twajyaga tureba nyine dukurikije icyo gihagararo, kureba ukurikije igihagararo. Ariko Imana iravuga ngo si ibyo, ntabwo ari ibyo ngibyo rero. Sindeba ibyo mugaragaza inyuma, sindeba ko muririmba, sindeba ko muvuga ubutumwa, sindeba ko mutanga amaturo, sindeba ko mujya kwigaburo ryera, sindeba ibyo ngibyo abantu barimo bareba. Ngira ngo umukozi w'Imana nka Cidikoni ariho atureba twese, akavuga ngo reka ndebe umukristo mwiza, ajya mu gitabo cy'amaturo akareba, kakanaka byaratunganye, ni byiza cyane, kanaka ni byiza cyane. Sindeba ibyo ngibyo Cidikoni areba, biriya ni ibyo mu mirimo gusa. Jewe sindeba iby'inyuma, ndeba ibyo mu mutima. Imana yacu ireba ko tuyinezeza, ntireba inyuma, ireba mu mutima. Niyo mpamvu haje Dawidi
Dawidi amujya yigeze imbere ngo uwo nguwo niwo nashimye, uwo nguwo niwo umeze uko nshaka, uwo nguwo niwo uhuye n'uko umutima wanjye ushaka. Mureke tunezeze Imana mbere yo kunezeza abantu. Mureke turebe dukora imirimo myiza, kandi iyo wakoze imirimo myiza inezeza Imana, burya niyo abantu baba bayirangije. Twajyaga twibaza ikibazo cyane cyane turi muri aya mahugurwa yo kuba umunyarwanda yandi umunyarwanda n'ibindi, bamwe bakavuga ngo n'uwanga umunyarwanda mwiza ngo uzaba wabaye n'umukristo mwiza. Jewe si uko mbyemera, ahubwo n'uwo umukristo mwiza uzakora ibyo abanyarwanda bifuza, uzakora ibyo abayobozi bifuza, uzaba ubaye umunyarwanda mwiza. Kuki? Kuko ubukristo bwawe buguhindura umunyarwanda mwiza. Imbere ushobora kwishushanya abantu bakagira ngo uri mwiza, ariko imbere uri iki? Uri nka yamva ihise cya gituro kibamwo intumbi, kibamwo abantu bapfuye. Inyuma bakakirimbisha, ariko imbere haba harimo intumbi. Cyo ni igituro. Reka two kuba ibituro, tuba abantu bazima imbere, kandi bwa buzima bwacu bw'imbere unatume n'umubiri wacu w'inyuma utagaragara nk'igituro, ahubwo ugaragara nk'umubiri muzima ukora imirimo myiza ishimishije. Mu itorero bakanezerwa, mu gihugu bakanezerwa, n'abaturanyi bacu bakishima. Ibyo ngibyo rero nibyo birimo bivuga ngo kunezeza Imana nuko kuntu umuntu agaragara neza imbere, hanyuma iby'imbere bigashobora kugaragara inyuma nk'imbuto zigiye gutuma nyine abakubona bose bahimbaza Imana. Bituruka ku kirere. Aho bituruka isoko yabyo Pawulo yabisobanuye, kandi mu mbabarire uko Pawulo yabisobanuye mu bitware neza gutyo mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma. Kutanezeza Imana, kuriya kutayumvira, kuriya kwishushanya ugasa n'ugaragara neza kandi utari mwiza, bituruka ku ijambo ryitwa ngo ntahindutse. Ntiyahindutse. Niyo mpamvu Pawulo yandikira Abakorinto ku murongo wa 16 n'uwa 17 yahavuze amagambo mutwara nk'amagambo akomeye cyane. Arababwira ngo nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Kugira ngo unezeze Imana ugomba guhinduka. Uhinduka mu mitekerereze, uhinduka mu myumvire yawe. Ntukomeze gutekereza mu buryo bw'amasekuruza. Hari ibintu abantu bagumamo ngo ni ibyacu, ni imico yacu, niko twatekerezaga. Ugakora ibikwiriye n'imitekerereze ya bene wanyu, ugakora ibikwiriye bihuye n'imitekerereze yabo ukomokamo, ukumva iyo mitekerereze yakuboshye, ntabwo unezeza Imana. Nagiye mbibona muri iyi minsi iyo abana bacu bagiye gushaka. Mwabonye ukuntu abana bacu bagiye gushakana bajya mu bushakashatsi bw'ibyemerwa n'imitekerereze y'ababo. Umuntu yanzanira umukobwa akamunyegereza imbere ati dore fiancé wanjye, nkatangira kumubaza ibibazo. Yemwe uri mwene nde? Mukomoka he? Iwanyu bitwaga baki? Hanyuma abangaba nabo murabazi? Iyo mitekerereze ishingiye ku gisekuruza ku bisekuruza byaho ngaho bakera. Ni imitekerereze ya kera, ni imitekerereze itakwiriye kuranga abantu bari muri Kristo Yesu. Kuki? Kuko abari muri Kristo Yesu batubwiye ngo kuko umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Kuki wongeye kubona umuvandimwe wawe mwene so ukamubona mu gisekuruza cye, kandi bikabatandukanya, bikabagira abanzi, bigatuma ubukwe bupfa, bigatuma niba dushaka umuyobozi ntiyatuyobora, niba dushaka uwo dukorana ntitwakorana, niba nshaka uwo nshingira inshuti ngo tujye tugendana ntitwagendana. Ariko bishingiye kuki? Bishingiye ku gisekuruza. Ibyo rero ntabwo binezeza Imana. Imana ishaka kutubona twahindutse.
Imana ishaka kubona wahindutse uri muri Kristo Yesu. Uri muri Kristo Yesu. Niba uri muri Kristo Yesu, nanjye nkaba ndi muri Kristo Yesu, ubwo twahuriye ahantu hamwe. Imana yadutwikirije amaraso y'umwana wayo. Imana yadutwikirije agakiza twinjiyemwo. Aho muri ako gakiza twinjiyemwo, ukubonye wowe ntabona wowe, arabona Yesu winjiyemwo, kuko ndi ugaragara wowe n'ugaragara. Ni icyo cyo guhinduka mushya. Guhinduka mushya, hindutse mushya igihe nemeraga ko Yesu ambera umwami n'umukiza. Va muri jewe nkimukira muri Yesu. Nari nkijewe, nari nyitekereza nkanje, nari ngikora nk'uko nakoraga mbere. Ariko noneho rya jambo ngo mugire umwete, ntangira kwihata kugira umwete wo kunezeza Imana. Ariko nubwo ntaragera kuri urwo rwego, Imana ntimbona ngo ncire urubanza kuko nambaye Kristo Yesu. Ngira umwete wo kubikora ngo no kunyuranya n'ibyo Yesu nambaye akora. Iyo nambaye Yesu kubera ko Yesu akunda, ndakunda. Iyo nambaye Yesu kubera ko Yesu atavangura, simvangura. Iyo nambaye Yesu kubera ko Yesu agira umwete wo gushaka ibibi, azi ibibi, azi n'ibyiza, agira umwete wo gushaka ibyiza, akanga ibibi. Mu mbabare Rwanda n'imbyishe mu kanya mu mvugo. Yanga ibibi agakunda ibyiza. Nanjye nzagira uwo mutima wa Yesu nambaye wo gushaka ibyiza nkanga ibibi. Umutima wa Yesu ukaba ari unkoreramwo. Pawulo aravuga ngo muri jewe hameza nk'ari intambara, kubera ko icyiza nshaka gukora atari cyo nkora, ahubwo ikibinanga akaba ari cyo kinanga imbere. Nuko ni intambara ngomba kurwana, kuko iyo ndiho mbona hagati yanjye, imbere yanjye hari ikibi n'icyiza, nkarwana intambara yo gushaka gukora ibyiza. Nubwo ikibi cyakwihutira kuza, ariko mba ndiho nkirwanya. Ntabwo ari ibintu byizana. Niyo mpamvu tugomba kugira umwete. Niba ushaka kunezeza Imana, ugira umwete wo gukora ibyo Imana ishaka, ugira umwete wo kurwana iyo ntambara, kandi intambara yawe ukayitsinda. Abahinduwe rero ibyaremwe bishya nibo Yesu yarangirijeho muri wa mugani w'ubwami bw'Imana. Ati ubwami bw'Imana twabugereranya n'iki? Ubwa mbere ati twabugereranya n'akabuto bateye, nyiri kugatera ahita yigendera, kagakura, kakaba umugengararo, kikaba igihingwa cy'umugengararo, kigakura, kikazana rero amahundo. Ya mahundo akazana izindi mbuto, zikazabyara izindi, gutyo ni multiplication. Niba warahindutse, ukaba warahindutse uri munezeza Imana, ntacyo byakumarira kuba umunyarwanda umwe gusa uhindutse unezeza Imana, ahubwo koresha ubwo buryo bwawe Imana iguhaye bwiza, ufashe n'abandi guhinduka. Imbuto zawe zigaragarire n'abandi, kandi imbuto zawe zirimo zibibwa mu bandi hirya no hino, zibyara abandi bahindutse nkawe. Tube turiho turagura ubwami bw'Imana. Arongera ati nanone ni nk'akabuto ka sinapi gatoya. Nubwo ari gatoya, karakura kakarenga ibyatsi bindi, kakazaba igiti kinini, noneho amashami yacyo akomeye, inyoni zikaza zikarika mu gicucu cyayo. Mu bwami bw'Imana, wa muntu wahindutse arayenga bya byatsi. Bya byatsi ni kamere. Ibyatsi birimeza mu murima. Mu murima uhinze ntuteremwe imbuto, byanze bikunze ibyatsi biramera, birimeza. Ntabwo uzi ukuntu biba byimejeje, ni kamere. Ariko kamere yawe ikubamwo, iyo uriho uhinduka, ugira n'umwete wo kunezeza Imana, urakura mu gakiza, ukayirenga ukayisumba, igasigara isa n'itariho uyigenda hejuru. Kwa guhinduka kwawe rero ugatanga amahoro, umutekano, ugatanga umunezero, aho uri ibyishimo bikaboneka, inyoni zikarika mu gicucu cyayo. Abantu b'Imana bakakubonera mu buruhukiro. Abantu b'Imana bakakumva, bakwegera bakaruhukira kuri wowe, bakumva bakwishimiraho, kumva bakwegera, bakumva ntibakwishisha, ntibagutinya. Uwo ni umuntu wahindutse uri muri bwa bwami bw'Imana. Duhinduke, tunezeze Imana, hanyuma hagati yacu tubane muri ayo mahoro mu bwami bw'Imana. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Mureke dusenga Imana. Ariko dusenga Imana, nagira ngo wibaze nawe, uriho uranezeza Imana? Birashoboka yuko utarigera wumva uhinduka icyo ari cyo mu mutima wawe.
ariko guhinduka mu mutima wawe biroroshye. Ni ukubwira Yesu ngo ndakwemeye ko umbera umuyobozi, ndakwemeye ko umbera umukiza, ndakwemeye ngo winjire muri jyewe. Ngo arakomanga, niwemera arakingura, urakingura yinjire musangire. Niba wumva muri kano kanya ushaka kugira ngo wemerere Yesu yinjire musangire, yinjira kubera umwami, kubera umuyobozi, uhinduka muri wowe bitangire uko niwe ubikora, turasengana muri kano kanya. Uzamura ikiganza cyawe kugira ngo ugaragarize Yesu aho wicaye kuriho umwifuza mu mutima wawe ngo winjire. Kandi nanone niba wumva hari ibyo utandejeje mu Imana mu mikorere no mu migendere yawe mu gihe gitambutse, nanone ndagira ngo dusengane. Uzamuye ikiganza cyawe ubwira Imana ngo hasi nagenze neza, hasi nagutunganiye mwami, babarira kugira ngo mbone uko nezeza nkunezeza, kandi ntiwicuze ko wanshyize aha hantu no muri ubu buryo ndiho nkoreramo, ahubwo uhinduke kugira ngo ubone umugisha w'Imana. Turagushimiye mwami Imana yacu kuko uri umunyembabazi, uri urukundo. Muri urwo rukundo nirwo wohereje muri Yesu Kristo kugira ngo umuntu wese umwemera akamwizera atarimbuka ahabwe ubugingo buhoraho. Sabiye abantu bo muri iri teraniro, abo ngabo bumvise ko batarakumenya, kugira ngo uyu munsi wabere umunsi mukuru, umunsi bavuga ngo iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye, aho naboneye agakiza, aho naboneye ijambo rimbwira ngo ndahindutse. Mana ndakwinginze abo ngabo baho uwo munezero, ubaho ayo mahoro, kugira ngo abahamirize mu mitima yabo yuko hari igikozwe kandi gikozwe nawe. Mwami wacu Yesu Kristo, ubabere umwami, ubabere umukiza, kandi ubashorere ubuhanga ubigishe kugira ngo banezeze Imana mu byo bakora byose. Sabiye abagaragaje ko batagenze neza nk'uko ubishaka muri kino gihe gishize, hari ibyo Umwuka Wera ahishuye, hari ibyo Umwuka Wera agaragaza bitagenze neza, bitaguhesheje icyubahiro, ubagirire imbabazi, ubabarire ibyaha byabo, kandi mu gihe gikurikiraho umugisha wagumane na buri wese muri twebwe, tugukorera tukunezeza, igihugu cyacu kibone kugira amahoro, abaturanyi bacu babone kugira amahoro, kandi ubwami bwawe bwogere bugaragare ku isi yose, bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.